nkuko bisanzwe iteka Imana niyubahwe. Uyu ni wa muhungu wanyu Patrick. Hanyuma iyi ni IHIRWE TV. Turabashimira cyane uburyo mudukurikirana kandi mudukomeje kutwereka yuko mudukunda. Yes, rero uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo mwiza, turi kumwe n'umugabo w'umukozi w'Imana, ni umunyabwenge ku by'amateka, ku by'ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu twamuzanye kugira ngo agire ibintu byinshi atubwira kandi byafasha abanyarwanda n'abandi. Abantu benshi bajya basubira inyuma, ariko kuriya gusubira inyuma ko ku rundi rwego umuntu atashobora kwiyumvishaho, ariko byose bizaba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko nk'ikibazo cyawe ngiye kukuri icyo kibazo cy'umuvandimwe Patrick yambajije kugira ngo ncishe make, nuko umwana wo kurimbuka niwe antikristo, kandi namara kuhishurwa azayobora imyaka 7. ni umwami w'ubugome, ni umwami wo gukiranirwa, ni umubisha wishira hejuru, ni umwana wo kurimbuka uko wamwita kose. Ariko azabaho mu gihe cy'akarengane cyane. Igihe cy'akarengane turabyibuka Yesu abivugaho muri Matayo 24:21 avuga ati ngo iyo hataza kubaho kurengera intore, ngo nta n'umuntu n'umwe yari kuza gukira, cyangwa se nta n'umuntu n'umwe yari gukizwa. So rero uwo mwana azaba muri ico gihe, ni wazaba akora n'uwo murimo wo kwica intore z'Imana, ni wazaba ayoboye. Urebye cyane izaba ari leta y'ubugome, izaba ari idini ry'ubugome, kandi izaba ari ishira hamwe ry'ubugome. Abantu bazashira hamwe, bashirira hamwe ubugome nk'uko byabaye cyagihe bubaka umunara w'Ibabeli. Bizongera bibe uriya mugabo Nimurodi nawe yari antikristo, yari umwana w'ubugome, ariko uyu nguyu noneho amurusha amapeti, ari ku rwego rwo hejuru. Rero noneho we azashira mu bikorwa ibyo Nimurodi yananiwe gukora. Urabona ijambo ry'Imana riratubwira ngo Nimurodi yari umwanzi w'Imana, ndetse aduka n'Imana. Rero uyu nguyu we azaza noneho ashira mu bikorwa, kuko haje n'iterambere. Nimurodi ni yari afite misile, ni yari afite ntabwo yari afite ingwaro za drone, ntabwo yari afite iki, ariko nguwo azabisangaho. Izi ntwaro kirimbuzi azazisangaho, ibimwe nibyo azabakoresha, nebiteye imbere kurusha n'ibihari, kuko ntabwo arahishurwa. So azatangira kurwanya itorero ry'Imana imyaka 7. Bibiliya iratubwira ngo imyaka 7 nishira. Ariko ikindi kintu navuga kuri uyu mwana w'ubugome, azaba afite umuntu yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Bazakora n'umurimo wa Satane, ku buryo ngiye kugira ngo tubyiyumvishe neza, kuko biratubwira ngo Satani yavuze ati njyewe nzahagarara ku musozi w'isumba byose, nyite Imana isumba byose. So Satani afitemo kamere yo kwimura Imana. Icyo Satani yifuza no kumva ngo nta Mana igihari, ariko Imana nishira, Imana niyiteka. Icyo Satani, ibyifuza bya Satani byose nta kizahama. Rero Satani azigana ubutatu bwera, noneho we yiyita Imana. Umwana wo kurimbuka amwite umwana we, noneho uwo muhanuzi w'ibinyoma amuhe umwuka w'ubugome. Rero nyine bazakora, kuko turabona ko uyu muhanuzi w'ibinyoma afasha cyane Satane n'umwana wo kurimbuka gukora ibitangaza, ndetse yakoraga n'ibitangaza birusha n'ibya antikristo yakoraga, kuko yakoraga ibitangaza noneho akabereka ati ibi byo nkoze umpaye imbaraga ninde nuriya mwana wo kurimbuka. Wavuze yuko azigana ubutatu bwera, no kuvuga ngo tuzi yuko ari Imana Data,
Imana mwana ari we Yesu ndetse n'umwuka wera. Noneho wavuze yuko we azigana, we azaba nk'Imana data, we ubwo azigira Imana data isumba byose, hanyuma yigire na Antikristo ngira ngo niwe upresenta Kristo, ubwo we azaba ari Antikristo, kwimura Kristo ngira ngo. Noneho mu mwanya w'umwuka wera noneho haza umuhanuzi w'ibinyoma, nibyo ashaka kuvuga. Wakomeza none. Ariko ibyo byose bizaba ari ubugome, ntabwo buzaba ari ugukiranuka. Urabona we data yohereje umwana we mu gukiranuka kandi aguma mu gukiranuka kwe, kandi yohereza n'umwuka wera mu gukiranuka, atuyoborera mu gukiranuka. Ariko bariya bo ni umwijima, nta kwera. Ni kwa kwigana umuntu akubaka inzu y'amatafari ukayubakisha rukarakara. So urumva ntabwo biriya ni ikintu nyine Satani ajya yigana Imana, ajya ashaka kwigana Imana kugira ngo asimbure Imana. Nibyo ntibishoboka. So rero nyine aho ngaho twahasobanukiwe. Ariko nyuma yaho ijambo ry'Imana riratubwira mu Batesalonika ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 7 ngo uwo mwana w'ubugome azakurwaho n'icyuka gituruka mu kanwa k'Uwiteka. Yesu namara kuza azaza noneho namusanga ku isi n'ubugome yari yateje ab'isi. Bibiliya turabona mu byahishuwe abantu bazaba bagwiriwe ishano, n'igihe umuntu atakwifuza. Na Yesu yaravuze ati sinakifuriza n'umuntu, ati ndetse n'intore zanjye nzazirinda gusa, atari ko icyo gihe ntabwo kigeze kibaho kandi nubwo kizongera kubaho, kubera ko n'igihe kitoroshe. Ariko nyuma yaho rero Yesu naza azasanga umwana wo kurimbuka n'uwo muhanuzi w'ibinyoma wabeshaga abantu ngo baramye ikinyamaswa ari we Antikristo, noneho azabirimbuza n'icyuka gituruka mu kanwa ke. Buriya Imana n'imbabazi, Imana n'urukundo, ariko Imana nayo n'umuriro ukongora, n'umuriro kongora. So Imana mu Mana harimo byose. Mu Mana harimo urukundo, harimo n'umujinya, harimo ukugwa neza, harimo kandi harimo n'umuriro. Niyo mpamvu rero mu kanwa ka Kristo hazaturukamo umuriro ushobora gutwika ndetse kurushana n'ikurimbuka, kuko turabona n'ikurimbuka ngo hazashyirwa mu nyanja y'umuriro. Bivuze ko kurimbuka hariho birushije ndetse no kurimbuka, kuko ne kurimbuka ubwayo yashizwe mu nyanza y'umuriro. Rero iyo nyanza y'umuriro niyo nyanza ituruka mu kanwa ka Kristo, niyo zarimbura. N'icyuka gituruka mu kanwa ka Kristo nicyo kizarimbura umwana wo kurimbuka n'umuhanuzi w'ibinyoma bakoranye umurimo wa Satani. None muri abo batatu bose bazigana kwera kw'Imana, ninde uzabanziriza abandi guhanwa n'Imana cyangwa se kujya muri uwo muriro? Rero buriya ngewe hari nawo bigera nkatangara, kuko ubishize muri logique wavuga uti Imana yari kubanza kurimbura Satani itararimbura buri muntu wese. Kuko turabona n'uyu munsi hari abantu bari kurimbuka, ariko Satani narashirwe kurimbuka, kandi ari watuma barimbuka. Ukibaza kubera iki? Kubera yo Imana ipanze gahunda. Imana ishobora gupanga igihano cy'umunsi umwe gikaruta igihano wabayemo iminsi 1000. Niba bagukubitaga inkoni bakagutwika n'umuriro, bariya babakubitaga inkoni, ariko wenda undi ukoze igihano bamubikiye bakamutwika n'umuriro, ntabwo bingana. Rero Imana yateguriye igihano gikomeye Satani. Buriya ni kurimbuka nayo habayo levels. Abantu ntabwo mu kurimbuka habayo levels, kuko tureba no muri Matayo icyo cya 10 Yesu avuga kuri Korezeni, akavuga kuri Kaperinaumu, akavuga kuri yababwiraga ngo abisodomu n'abigomora bazihanganirwa kuri uyu munsi kurusha abi Kaperinaumu. Bivuze ko nubwo abisodomu barimbutse, ariko noneho abi Kaperinaumu bazarimbuka kurushaho. So ibyo rero nabyo gusubira ku kibazo cyawe wambajije,
ni ukuvuga ngo umuntu uzabanza gushirwa mu nyanza y'umuriro ni umuhanuzi w'ibinyoma n'umwana wo kurimbuka. Nsoza iki kiganiro cya mbere, ndasoza yuko umwana wo kurimbuka n'umuhanuzi we n'abifatanyije nabo, igice cy'abifatanyije nawe bazarimburwa n'icyuka gituruka mu kanwa k'Imana, kandi Yesu ahita ashinga leta yo gukiranuka y'imyaka 1000 azazana n'abera bakayituramo bakayibamo, ariko hari n'abanyabyaha bazayibamo, ariko bazayibamo bategereje kurimbuka. Ntabwo bazayibamo bategereje ubugingo buhoraho, ahubwo bazayibamo bategereje kurimbuka. None muri iyo myaka 1000 Bibiliya atubwira ngo Satani azashirwa mu cyobo kitagira iherezo, ngo ndetse anafungirwemo agumemo imyaka 1000 muri icyo cyobo kitagira iherezo. Imyaka 1000 nishira ngo Satani azakingurirwa kuva mu cyobo, ngo noneho aze abeshe abari batuye isi, b'abanyabyaha babanye na Kristo, babona ugukomera kwe, babona imbaraga ze, ababisha ati mureke tugende turwane no witeka tumuneshe, kugira ngo kuko nabo bazaba babonye ko nta yandi mahitamo kandi nta handi. Noneho bifatanye na Satani, nibamara kwifatanya na Satani bazamura inkota zabo n'ibifaru byabo bashaka kurasa uwiteka. Noneho kubera ko Bibiliya iratubwira ngo kubera ko Yesu ari umutware utwara abatware bose kandi umwami w'abami, ngo azabaneshesha gukomera kwe, azabaneshesha icyubahiro cye, azabaneshesha imbaraga ze, ahite Satani nibwo azasigwa kurimbuka, ashirwe kurimbuka mu nyanza y'umuriro, nabo abo yarayifatanyije nabo bashigwe kurimbuka, noneho habeho umuzuko wa kabiri. Yes, ndatekereza ko ubutaha tuzakomeza kino kiganiro. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha kuba wabashije kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bahishurire ibi bintu. Ngira ngo ubutaha nzakubaza uburyo abo banyabyaha bazaba bari ku ngoma ya Kristo. Nzakubaza nimba abo banyabyaha baza utubari tuzaba dufunze, ahantu amarogi azaba afunze, kuko Yesu nzakubaza nimba icyo mu myaka 1000 nimba nta bantu bazaba bapfa, nzakubaza nimba abantu bazaba babyara, activity kuntu zizaba zimeze, uzabidusobanura icyo gihe mu minsi izaza. Rero Imana ibaha umugisha, mukomeze gukurikirana IHIRWE TV, turabakunda cyane. Ni wa muhungu wanyu Patrick, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukore subscribe, share ndetse na comment.